Yes, reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu ndetse n'amakuru atandukanye tubategurira hano kuri Iris TV. Reka rero mfate n'umwanya mbashimire cyane mwese mudukurikira muduha ibitekerezo, abantu mushima content yacu, abantu mutwandikira ngenda mbabona yaba inbox no kuri Instagram, mwese ndabashimiye muri abagaciro gakomeye cyane. Ni Jado twishime nk'ibisanzwe. Uyu munsi yongeye kugaruka muri entertainment y'amakuru abavugwa ku bastar cyangwa se imyidagaduro muri rusange. Muri weekend rero harimo haraba igitaramo cy'abahanzi bavuye muri Nigeria, harimo Luga by'umwihariko niwe tugiye kugarukaho. Rero nyuma ibyagiye biba kuri stage y'abantu kugwa no kugira gute, ibyo rero bisa nago tubigaruka uyu munsi razasha kugaruka kuri uwitwa Shira Gashumba. Uyu mukobwa yavuye mu gihugu cya Uganda, niwe bamaranye iminsi muri hoteli babana, niwe baserukanye ejo bundi ku gitaramo, abantu barabibonye mu mafoto bari kumwe. Ngira ngo yateze indege ava muri Uganda azana mu gihugu cy'u Rwanda kubera uno musore Luga. Biravugwa rero reka ariwe mukobwa bahararanye ndetse bari kubana muri minsi yose yaramaze ari hano mu Rwanda. Ibyamakuru bihagaze bite tugiye kubigarukaho mu kanya. Hanyuma rero tukiri hano mu Rwanda hari mutumwe mu dushya tugenda tugaragara cyangwa se nabyita nk'iterambere. Ngira ngo hari ahantu hateganyijwe hiswe cyangwa se mu gikorwa cyiswe speed dating. Abantu bajyaga bagera bahurira ku mbuga nkoranyambaga bagakundana, hari n'imboga zitandukanye nka za Tinder zagiye zigerwaho mu minsi ishize, bagahurira bakabonera abakunzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa kano gace umva ukuntu Kigali maze gutera imbere, na gace abakobwa ndetse n'abasore bivango ni inkumi n'abasore bashobora guhurira bakaba ba datinga cyangwa se baganira hakavamo urukundo rwazabubakira imiryango mu minsi iri imbere. Byaka gace nabyo turaza kubigarukaho muri aya makuru. Hanyuma tuza no kwerekeza mu gihugu cy'Ubugande. Bugande haravugwa inkuru yuko umuhanzi bita Bebe Cool ndetse na Chameleone, ngira ngo muzi uburyo batacana guhaka mu minsi ishize, gusa ubu ngubu bongeye gusubirana bakora n'igitaramo, bakora ibiro bitandukanye bijya no ku rwego imiryango yabo ababyeyi babo bahura nabo bagasabana. Mu by'ukuri byari ibirori bidasanzwe, cyari igikorwa kidasanzwe. Iyi nkuru nayo turaza kwigarukaho, nako kandi tunareba no ku musore bita Solomon Kampala Sekayi, ni imfura ya Bob Wine ndetse bakaba bamufatanye urumogi ku ishuri. Bamwe bakavuga ati umwana wa Samusuri avugana isunzu, ati n'ubundi se Bob Wine yajyaga afata ku biyobyabwenge. Byinshi birambuye kuri amakuru yose nkuko twayabateguriye. Reka nabatindiye mu kanya gato tuze kwagarukaho ku buryo bwimbitse. Mbibusa kwifuza kujya udukurikira mu makuru atandukanye tubategura hano kuri Iris TV. Biroroshye no kumanuka handitse subscribe ukakanda, tukimara gukora inkuru ubona notification ukazajya ubona amakuru agezweho ari kuvugwa hirya no hino mu karere ndetse no ku isi muri rusange. Reka tugaruke mu kanya. Yes, tugarutse ku buryo bwimbitse. Nkushimire ko uyu munsi winjiye mu badukurikira mu buryo buhoraho. Niba wamaze gukanda subscribe byanga bikunze, wamaze kwinjira mu bantu badukurikira mu buryo bworoshye kandi buhoraho, kuko tukimura gukora inkuru ubona notification kuri YouTube yawe. Hanyuma rero twihuse reka turebe ku nkuru ivugwa kuri Shira Gashumba, n'umunyarwandakazi wabiciye mu gihugu cya Uganda. Ni wumva wenda abantu bakurikirwa cyane hano mu Rwanda, mwumva abakobwa nka Shadibu, uyu nguyu nawe mwumve muri yo hangere, kuko akurikirwa n'abantu bagera ku 840 birenga by'aba followers kuri Instagram. Ni umunyamakuru kuri NBS ndetse n'umwe mu bakobwa bakunzwe cyane hano mu kino gihugu n'abagande benshi batandukanye. Rero kuba ariko hano mu Rwanda, inkuru ivugwa reka tuyigarukeho ku buryo bwimbitse. Iravugwaho amwe na Luga ngo bari mu rukundo by'akanya gato cyane yuko umwe muri bafite umukunzi. Hasohotse amafoto yafashwe mu ibanga rikomeye agaragaza umunyamakuru ukomoka muri Uganda ariwe Shira Gashumba ndetse n'umuhanzi Luga wo mu gihugu cya Nigeria wataramiye abanyarwanda muri weekend baryohewe n'ubuzima i Kigali. Shira Gashumba yageze mu Rwanda yitabiriye igitaramo Luga yakoreye i Kigali ni mu mpera z'icyumweru gishize, nyuma y'icyo yarashoje Kampala muri Uganda. Kuva yagera mu Rwanda, Shira Gashumba yirinze ko ari amafoto ye yajya hanze ari kumwe na Luga kugira ngo inkuru nk'iyo ngiyo idataha muri Uganda. Kugira ibanga rikomeye amakuru rero byaturutse kukuba ubwo bari mu Uganda byarateye impaka nyinshi zitandukanye, ndetse bamwe bagahamya ko uyu mukobwa yacinye mu mukunzi we witwa Rickman. Uyu mukobwa asanzwe atari single ndetse afite umukunzi muri Uganda, ariko byabaye nka bimwe byo kubona ishe itamba ugatana urwo wari wambaye. Amakuru yizewe dufite nuko ubwo yageraga i Kigali, Shira Gashumba yahise atangira kubana muri hoteli na Luga,
aho bari bacumbitse muri imwe muri hoteli zifite izina rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Babaga bari kumwe igihe kinini ndetse no ku munsi w'igitaramo bari kumwe agatoki ku kandi ndetse nk'umwe mu bafite inshuti muri Kigali. Sheila Gashumba hari byinshi rero yafashije Ruga nk'uko bitangazwa. Umunyamakuru byinshi byandika imyidagaduro muri Uganda higanjemo inkuru zigaragaza amafoto y'ibihe bidasanzwe Sheila Gashumba yagiranye na Ruga mbere na nyuma y'igitaramo aherutse gukorera mu gihugu cya Uganda. Kugeza ubu akitabira igitaramo cye i Kigali byafashwe nk'ikimenyetso simusiga cy'uko aba bombi bafitanye umubano udasanzwe. Uyu mubano rero watumye ibitangazamakuru by'i Kampala bikomeza kwibaza hazaza umubano wa Sheila Gashumba n'umusore bamaze igihe kinini bakundana uzwi nka Rickman. Sheila Gashumba yarugaga kuvugwa cyane mu Rwanda mu nkuru zo gushwana kwe na Isimbi Amanda ndetse binavuga ko banarwaniye inkundura mu gihugu cy'u Buganda. Iki gihe rero mbibutsa ko bapfaga umugabo w'umunyamafaranga cyane mu gihugu cya Uganda witwa God's Plan. Iyi namba rero bivuga ko ari nayo yatumye Isimbi Amanda ava muri Uganda gataha mu Rwanda, naho Gashumba Sheila nawe yigumira cyangwa se yigarurira wahoze ari umukunzi wa Isimbi nawe bakundanaga muri iyo minsi ari uwo muhanzi witwa Rickman. Yes, nganguko rero aho tuvuye ni muri Uganda. Bivugwa neza yuko Ruga bahuye na Sheila Gashumba n'umunyamakuru nyine mejo bundi mbere yo kaza mu Rwanda kuko niwe yahereye mbere yo kuza gukora igitaramo cya hano mu Rwanda. Twigarukira hano mu Rwanda rero biravugwa yuko wifuza kuronka umukunzi, abantu babona abakunzi mu buryo bugiye butandukanye. Nibyo koko mushobora gurira kuri social media, mushobora guhuzwa n'abantu cyane ko mu muco nyarwanda ubundi habagaho igikorwa bitaga umuranga. Umuntu akaba yakurangira umugeni, bikaba ari ibintu by'agaciro gakomeye cyane ku muco w'abanyarwanda. Gusa noneho ubu ngubu ushobora kwirongera umugeni mu gihe wumva uri singo cyangwa se wumva uri wenyine, ukaba watemberera ahantu tujye kugarukaho muri iyi nkuru. Ubundi ukasanga niba uri umusore ko wasanga abakobwa batandukanye, ukaba wagira uwo wegera mukaganira, bikaba byazavamo urukundo rwazabubakira umuryango ejo hazaza. Iba byita rero ngo ni speed dating. Reka tubigarukeho ku buryo bwimbitse nabyo twabibateguriye. Ibi ngibi bimeze nk'agashya kadasanzwe ariko bamwe bakabyita iterambere, aho mu gihugu cy'u Rwanda hamaze kuba hagira igikorwa cyo guhuza abasore ndetse n'inkumi bifuza kudetinga. Gusa igitangaje ntabwo ari abifuza kudetinga cyangwa se gukundana gusa, ahubwo n'abifuza kuba bajya bahura mu buryo bwo gusambana gusa nabo batekerejweho. Ibi rero abantu bavuze yuko ari ibintu bidasanzwe gusa bimenyerewe mu bihugu byateye imbere cyane cyane mu Burayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero bikaba byaratangijwe ku itariki ya 12 Gashyantare muri kuno kwezi turimo, ni mu gace kazwi nk'Iremera kuri restaurant yitwa Morato. Ni restaurant nziza cyane yaka amatara meza mu masaha n'ijoro, ndetse ubona ko restaurant yateguwe kuko ihuza abantu bakundana. Bijya gutangira byagenze biterere inkuru, reka tuyigarukeho. Mu rwego rwo kuryoshya ibiganiro ndetse no kumenyana, igikorwa cyaratangiye abagore ndetse n'abasore, nuvanga n'inkumi nziza n'abasore bagiye batandukanye baje guhurira ahangaha, cyane ko murabizi ko mu Rwanda baje igikorwa gishya sanga abantu benshi babyitabira. Abantu rero baritabira ari benshi kuko wasangaga abantu benshi bamwe babuze naho bicara, nuko igikorwa kiza gutangira yuko bizajya bigenda uyu musore azajya ahura n'inkumi ubundi bagatretana. Byagenze bite rero mu ntangira bino bintu? Hatanzwe ibirango byerekana imiterere ya buri wese mu rukundo. Umusore akunda, imyitwarire ye, ibyo atekereza ku musore wazamubera umugabo, byinshi nyine ukajya wumva wowe ibyifuzo byawe. Ibyo birango rero byaratanzwe ndetse bikagaragazwa n'ibara ry'igikombe uri kunyweramo. Ariko nanone bino birango byanagaragazaga hanini icyifuzo cyawe cy'umusore ushaka guhitamo cyangwa se umukobwa ushaka guhitamo. Abantu rero badafite abakunzi, aba singles, bagombaga kuba bafite igikombe cy'icyatsi. Yabaga uri single wagaranaga igikombe cy'icyatsi, abantu bose bakubaranye igikombe cy'icyatsi bakamenya ko uri umusore uri single ukeneye inkumi. Abifuzaga rero abasore bakorana imibonano mpuzabitsina gusa cyangwa bino bita friend for sex mu bazungu, babahaga igikombe babarizwaga mu cyiciro kizwi nka DTF, bakabaha igikombe cy'ubururu. Umukobwa cyangwa umusore wagaranaga igikombe cy'ubururu amenyaga ko akeneye umukobwa cyangwa se inkumi bazajya bahura gusa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Abafite abakunzi rero bakoreshaga igikombe cya pink mu gihe batarabashaka kumenya neza icyiciro barimo cyangwa se batarabasha kwisobanukirwa, bo babaherezaga igikombe cya orange. Bitewe n'igikombe umuntu afite byatumaga uwo bari buganira aza kumenya neza icyo yifuza, bityo rero bikoroshya ibiganiro ndetse bikaza no gutuma abantu bihuza mu buryo bworoshye. Icyo gihe rero icyo gikorwa bakise speed dating. Uko byaje kugenda rero abakobwa bagiye bahuzwa n'abasore, hanyuma ukajya ureba umukobwa
ufite igikombe gihuye n'ibyifuzo byawe mukamwahura mukaganira ukava ku mukobwa umwe ukajya ku wundi gutyo bikaza kurangira nyine muhuye mwaganira mugahuza ibitekerezo bikaza kurangira muhuje n'urugwiro muhuje n'urukundo. Ibi rero bamwe mu banyarwanda cyangwa se bamwe mu babikurikiraniye hafi bamwe baravuga ati ni byiza cyane ni iterambere ku banyarwanda ndetse no kwisobanukirwa, ariko abandi bakavuga ati ibi ngibi bihabanye cyane n'umuco nyarwanda, ibi ngibi ntaho byabaye. Gusa nanone abavuga benshi nanone ku kino gikorwa cyateguwe na Morato Restaurant bavuga yuko ibi ngibi bihuye n'umuco nanone ku rundi ruhande, kuko kera ubundi habagaho kuranga, bityo rero Morato ikaba isa nkaho igiye kuba umuranga ku basore ndetse n'inkumi bifuza kuzarushinga mu minsi iri imbere. Igitaravuzweho rumwe ni uko bamwe bashobora kuzajya bahura bahujwe n'undi n'ubusambanyi. Ngayo nguko Yes, ni byoroshye rero ngira ngo abasore n'inkumi b'i Kigali bamwe banze gushaka bageze mu myaka yo gushaka, ngira ngo niho bakwiye kwerekeza kugira ngo barebe niba bahahurira na bagenzi babo akaba yakwishimira hakamwagira uburyo mugirana umubano wihariye wundi ukazava mu rukundo rukomeye rukazava nk'umuryango ukomeye uzabyara hungu na kobwa. Uko bimeze rero nagashya, hanyuma twerekeze mu gihugu cy'Ubugande. Mu gihugu cy'Ubugande Bobi Wine Bebe Cool ndetse na Chameleone bongeye kwiyungana nyuma y'igihe kinini badacana waka, ndetse n'ibintu byababazaga abantu benshi muri entertainment hano muri Uganda, ndetse byatangaga isura mbi ku muziki mu by'ukuri na entertainment muri rusange muri kino gihugu, kubona abagabo bakomeye cyane bafite amafaranga menshi cyane bakoze kuva kera tukiri abana bato twebwe, ndetse bageze kuri byinshi ari ba bantu bashobora kuba bahurira ku muhanda bakaba banagongana. Rero byatangaga image mbi cyangwa se bikaba byatanga isomo ribi kuri bagenzi babo batoya. So rero bamaze kuba bayunga birakomera cyane, ndetse n'imiryango yabo irahura icinyakadiho. Byari ibirori bidasanzwe, reka inkuru nayo tuyigaruke ku buryo bwimbitse. Jose Chameleone ndetse na Bebe Cool baba biyunze n'inkuru nziza cyane mu gihugu cya Uganda. Ibi byamamare byararyubatse mu muziki wa Uganda bigize ndetse no kuba bidacana waka buri wese ahanganye n'undi, ubu rero umubano wabo ni nta makemwa. Ibi rero byongeye kugaragara mu mashusho ababyeyi babo bagaragaje ubwo bari bahuriye mu ruhame ku nshuro ya mbere mu birori bibereye ijisho, bagakata umuziki bishimira iterambere ndetse no kongera kwihuza kwa bano babagabo. Aba bombi rero bahuye mu gitaramo cyabaye mu mpera za kino cyumweru gishize. Iki gitaramo cyari kiswe Reka Tukigule Concert, cyabaye kuri wa gatandatu kibera muri On Saturday Hotel Africana. Iki gitaramo kandi kiri mu bikomeye byabaye muri Uganda nyuma y'imyaka 2 nta birori by'imyidagaduro biba muri kino gihugu kubera icyorezo cya COVID-19. Ibi rero ni ibirori byasusurukijwe n'ibyamamare birimo Jose Chameleone, ya Kibenda, Lydia Jasmine ndetse na Figo Band ndetse n'abandi. Yes, na kibi rero nta cyiza cy'amakimbirane, nta kibi nko kubana mudahuza kandi twese duhuriye ku isi imwe no kuri akenshi na kenshi tunahuriye no ku bikorwa bimwe. Reka dushimire cyane bano bagabo bo muri Uganda babashije kuba bakwiyunga. Tukiri muri Uganda, reka dusoreze ku nkuru y'uno mwana bitiriye umujyi wa Kampala kubera gukunda igihugu cyabo. Ubwo ni Bobi Wine n'imfura ye bamwita Solomon Kampala Sekayi. Uyu nguyu rero bamwe bati mwana wa Samusura avukana isunzu. Uyu nguyu baje kumusangana ibiyobyabwenge, ikiyobyabwenge cya marijuana rero ni ku ishuri, ndetse aza kwirukanwa nk'uko bitangazwa n'ishuri rya St Mary's College aho bita Kisubi, ni umurwa mukuru w'Ubugande hariya i Kampala. Rero byinshi byagiye bivugwa kuri Bobi Wine ko najya gukoresha kino kiyobyabwenge, bamwe bakavuga ati nta gitangaza cyaba kibaye. Reka rero twinjire kuri inkuru nayo turebe uko byagenze. Imfura ya Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine, umunyapolitiki akaba n'umuhanzi ukomeye muri Uganda. Imfura ikaba yitwa Solomon Kampala Sekayi, aherutse kwirukanwa n'ubuyobozi bw'ishuri ryisumbuye rya St Mary's College irereye ahitwa Kisubi azira ikiyobyabwenge cya marijuana. Nk'uko Radio Galaxy FM yabitangaje, komite ishinzwe imyitwarire muri iri shuri yakoze ikintu cyo gusaka, ryari saka ritunguranye mu byumba abanyeshuri bararamo. Bageze kuri Sekayi y'imyaka 17 gusa y'amavuko, basanga afite kino kiyobyabwenge yakizingiye mu rupapuro nk'isigara, ndetse afite n'ikibiriti mu gikapu. Urupapuro rwirukana uyu mwana ruragira ruti yafatanywe marijuana izingiye mu mapuro ndetse nk'isigara, afite n'ikibiriti mu gikapu cye. Kubwiyo mpamvu rero Kyagulanyi Sekayi Solomon yirukanwe ku ishuri guhera ku wa kabiri ku itariki ya 1 Gashyantare 2022 hashingiwe ku cyemezo cyo kutihanganira imyitwarire mibi. Ubuyobozi bw'ishuri kandi bwamenyesheje ababyeyi ba Sekayi ko niyongera gukora irindi kosa buzahita bumwirukana burundu, buti na amahirwe
mahirwe ya nyuma umwana wanyu azongera kugaragaza imyitwarire mibi nk'iyi nta bundi buryo ukeretse kumwirukana burundu. Ibiro byatumye bavuga ati Sekayi yaba yarabikomeye kuri se wigize kuvugwa ibiyobyabwenge birimo marijuana ndetse akaza kubihagarika nk'uko byagiye bitangazwa nawe mu bihe bigiye bitandukanye. Namakuru ya entertainment atandukanye tuba twabateguriye hano kuri Iris TV nge wayabagezagaho ni Jado Tuyishime. Mbere yo kugira ngo mve kuri iyi mikoro reka mbanze mbashimire by'umwihariko niba wafashe umwanya ubakurikira no makuru ndetse ukanayarangiza uri w'agaciro gakomeye cyane. Abantu mwese muduha ibitekerezo byiza, abantu mudukunda mwakanze subscribe, mu by'ukuri turabashimiye tubikuye ku mutima, mukomeze mubikore gutyo. Reka nshimire cameraman Emily wadufashije kuri kamera ndetse no kuri sound, kuri technique, bose badufashije tubashimire. Muri abagaciro gakomeye cyane, mukomeze mugubwe neza, muhirwe mu byo mukora. Abafite ibibazo bitandukanye muri buno buzima, ibibazo by'ubuzima, ibibazo by'amafaranga, mu by'ukuri mukomeze mu rwanda n'urugamba, igihe kizagira ibintu bigende neza. Imana ikomeze ibarinde.